icyo ndi buvuge cyo ni kimwe, uwo twabanaga n'umwana mwiza, that's fine, that's true, umwana mwiza byuzuye, ariko tunafite umwana w'amezi 7 abari buzajya muri operation bari kuzakibaza bakajya bashyiraho utubazo. Uwo w'amezi 7 n'uwa 4 yego wa 5 ku mwana wanjye w'imfura afite imyaka 23 iyo duhagararanye mugera ku rutugu. Umwana wawe w'imfura afite 23 ngiye nkagira 38 namubyaye mfite 15. Umwana wanjye w'imfura ni ubwo ni nka murumuna wanjye nako duhagararanye wenda wabona ko muruta, ariko ngiye mugera ku rutugu kandi wabona ko ntari mugufi. Wa kabiri afite 13 ishyira 4. Icya mbere nimara kubona divorce ndajya kwiga Michigan State University, nige International Relations and Diplomacy, cyakora PhD. Umutungo ntunze manza mufite mufuka hano ni passport na perime, iranga muntu nubwo yo n'ubugena igihugu nabwo nayo nyishyiremo. Mumaze iminsi mubona Apotre Mutabazi, mwahuriye nawe mu bihe bitandukanye, mwahuriye mu bukwe, mwahuriye mu rusengero, muhurira muri hoteli, akunda kuvuga Marriott cyane, mwahuriye kuri Marriott n'ahandi hatandukanye, cyangwa se wamubonye yicaye muri benzi ye, cyangwa wabonye yicaye ari gukora ikiganiro. Ariko uyu munsi uyu mugabo yatangiye process ya divorce. Confidence uri kuvuga ni ingingo, ntabwo nzi niba ingana n'uburemere bw'ingaruka bw'ibyo watangiye. Gusa ngiye kuva nakumenya sindakubona wambaye impeta ya Alliance, ntabwo wenda nzi impamvu yabyo. Tubwire byagenze gute uyu munsi, wo byagenze gute? Icya mbere ni binini ni birebire. Icya kabiri sindi umuntu wa kabara nkuru bigeze mu buzima bwanjye, sindi kabara nkuru mwiza. Icya gatatu uwo turi gutandukana ndabizi ko atabikunda, ya wenda yanakifusha ko ikiganiro ntagikora, ariko nanone nirinda ko abantu baza kunkoraho ngo sijuye ngo no ma operation. Ntiwaretse ibintu nkabikwibwirira ko ngewe ikintu ntashaka ko abantu bamenya sinanagikora. Nta mpamvu rero gukora ikintu ngo tangire kurakarira wagishyize hariya, ariko nta n'impamvu kugira ngo abantu bashyire ibintu hariya hanze babikuye mu runwanwa, kandi nshobora kubaha amakuru kwari, ariko mugomba icyubahiro nanone uwo turi gutandukana. So kutagira impeta rero, kamere kutagira impeta, tunafite umwana w'amezi 7 abari buzajya muri operation bari kuzakibaza bakajya bashyiraho utubazo. Uwo w'amezi 7 n'uwa 4 yego wa 5 ku mwana wanjye w'imfura afite imyaka 23 iyo duhagararanye mugera ku rutugu. Umwana wawe w'imfura afite 23 ngiye nkagira 38 namubyaye mfite 15. Umwana wanjye w'imfura ni ubwo ni nka murumuna wanjye nako duhagararanye wenda wabona ko muruta, ariko ngiye mugera ku rutugu kandi wabona ko ntari mugufi. Wa kabiri afite 13 ishyira 4. Yagiye mu wa kabiri secondary school. Wa gatatu afite imyaka 10 ishyira 11 agiye 5e primaire. Umuhanga cyane bita Mutabazi Ezekiel niyo. Hanyuma uwa kane nawe ni umuhanga cyane yitwa Mutabazi, afite imyaka 7 kubera ko wagiye mu wa kabiri primaire, bakunze kuruta mu 3 yitwa Mutabazi Abigail Church. So agakurikiraho Abigail Church none se hera ku kimpeta ngiye kuva nakomeye haba igihe twahuye cyangwa icyo nakubonye kuri televiziyo nta na rimwe iri ribaho nigeze nkubona wambaye Alliance. No kubera iki? Icya mbere nayambaye nk'amezi 2 ndumva aho turi gutandukana nawe mbwiye ngo nyikuremo, kuko na n'ubu ngo barije ushobora kubona twicanye ko ndi gukora hano yanteyeho allergie itabaho. So abantu barambwiye icyo gihe ngo ashobora kuba ari uko atari all pire ngo buri bigerageje all, ariko ubwo kubera ko n'ubusanzwe n'ubwo aciyemo imyaka 14 cya 13 irengaho, ariko n'ubu ngubu ndacyagira kuribwa. So ubwo navuze niyo naza niyo yitwa ngo ni all. So hari igihe bitagira ikindi, isezerano ni ku mutima kurenza mu mpeta, nge nibyo nizera. Impeta nyigereranya n'umubatizo wo mu mazi. Umubatizo nyirizina uberamo imbere, the baptism of the soul. Niyo mpamvu abantu bazajya mu ijuru bataragiye mu mazi menshi, ariko buriya nta wajya mu ijuru ataragiye mu mazi menshi.
icyo gihe umugaturika arampamagara mvuye kwigisha kuri radio Umucyo ati uko nge ntabatijwe mu mazi menshi ati usinzajya mu ijuru ise bayashyize ngo ku gahanga niyo bashyira ku gitsi uranye nkunda kubwira abantu nge nakubatiza mu mazi menshi nkakubatiza muri Nyabarongo nkakubatiza mu Kagera nkakubatiza muri Yorodani iriya yo muri Israel nkakubatiza mu Kivu nakubatiza nguteye amazi icyo bita sparkling nyakozemo gutya nkagira gutya naba nkubatije nakubatisha pisto nakubatisha machine gun nakubatisha inkota nakubatisha umuheto nakubatisha icumu ikintu cyose cyakica ubwo niho nashaka kuganisha cyane abatiza muri Petero haranditse ngo kiriya ni ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza ngo kidukirisha ngo ni ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza ngo ariko ngo kidukirisha kuzuka ko mu bapfuye nwa ngo ubundi imbaraga ibatiza ntagarari amazi ni imbaraga z'umuzuko ari amazi yo akaza ari ikimenyetso isezerano riraba nigeze gusezeranya abantu kuri Marriott barambwa ngo mbasezeranye iminota 15 nabasezeranye 13 n'amasegonda 23 baranshimira ngo nibwo bwa mbere tubonye umunyafrika ushobora kubatiza iminota mike nako gusezeranya iminota mike ndaga ngwizanya munota umwe nunabishaka cyangwa ndi mwene wanya ashaka ko nsezeranya akampa umunota umwe kuko ntago isezerana ari ya Salmon bafata yisaha ebyiri bakanabaririmbira oya nawe nige naga cyo cyose ariko icyo nshaka kubwira niki isezerano riri spiritual ariko iriya mpeta ni ikimenyetso cy'iryo sezerano ni ikimenyetso cy'iryo sezerano yego umaze imyaka 11 wambuye wiyambuye icyo kimenyetso wibihuza impeta nayikuyemo kubera ko yanteraga ikibazo ku rutoki impeta ntitubera urubanza kuko siyo kibazo nona ufite uruhinja rw'amezi 7 igihe cyageze ntabwo ndi kubyegereza umutima ibyo bizaba biri mu muhezo ndi gukotinga ibyo wavuze ariko niwe wabivuze ariko se ndi kubeshya buri bijyanye na privacy y'umuntu wirinda gutera bosanse kugereranya byiza wareka kubivuga cyase nyir'ugwita akaba yabyivugiye ariko mu by'ukuri wenda abantu ntibaze kubona ducishamo tukabona imorale ufite cyangwa nuko turi gucishamo tugatebya ngo bagire ngo ibyakubayeho nuko bishimishije kubizera ariko kubemera Imana kubemera Imana waragize umuryango ukaba ufite abana 5 nk'abamutabazi umunsi wo kugerageza abakora kugerageza ko divorce urasaba ntabwo umunsi uyisabye uhita uyihabwa mu buryo bw'amategeko kera byatwaraga nk'umwaka cyangwa ukarengaho bitewe n'impamvu ariko ubu n'amezi 6 ayo mezi rero winjiyemo ntabwo ashimishije pe ntabwo ari buze gushimisha n'uwo mubana uyu munsi cyangwa se mwabanaga byaje gute ntekereza ko muri wowe ufite agahinda no kwicuza ibyo bintu nubwo wabigiyemo ariko wenda hari n'abandi wenda bari buze guserebura niyo mpamvu wavuze uti ngomba kubyivugira mbasana uko byagenze n'impamvu nabigiyemo byagenze gute tubwire mu ncamake aho ndagutengwa ko sindavuga byinshi nshima n'Imana ko n'imanza za gatanya zibera mu muhezo icyo ndi buvuge cyo ni kimwe uwo twabanaga n'umwana mwiza that's fine that's true umwana mwiza byuzuye ariko ntago mu bijyanye n'imitekerereze duhuza ni kuri extreme imwe na extreme ya kabiri the way I think and the way she thinks ni ibintu bibiri bitandukanye ibyo rero byagiye bibyaramo utuntu dutandukanye gasanga mu rugo ntarimo amahoro ukagerageza ugasohoka nk'amezi 3 kabugiye ikindi gihe mukavugana mutireka twongeye tugerageze bikabananira nanone bwa kabiri donc ni ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo mvuga ntago ari byo metre yashyize muri systeme ariko iyo yashyize muri systeme ntago navuga ngo ndakivuga kuko nkuko nabikubwiye mugomba respect so bituma rero aho ngaho msa nuhatarutse ahubwo nkavuga ngo reka tubisiringe mu kintu kivuga ngo imitekerereze yanjye ntago yahuje n'imitekerereze ye reka muhoreshe ijambo rivuga ngo we are not compatible ntabwo muri guhuza noneho wenda ikibazo kikaba kuba umuntu yabibona nyuma ariko burya iyo washatse ufite imyaka 24
wasanga ari n'abashaka afite 35 ariko atazi kuba yabasha kureba ngavuga ati we yabona umuntu ari umwana mwiza ati nanjye ndi umwana mwiza. Ibyo rero byagiye bibyaramo utuntu dutandukanye, gasanga mu rugo ntarimo amahoro, ukagerageza ugasohoka nk'amezi 3 kabugiye, ikindi gihe mukavugana mutireka twongeye tugerageze, bikabananira nanone bwa kabiri. Donc ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo mvuga ntago ari byo Maître yashyize muri systeme, ariko iyo yashyize muri systeme ntago navuga ngo ndakivuga, kuko nkuko nabikubwiye mugomba respect. So bituma rero aho ngaho msa nuhatarutse, ahubwo nkavuga ngo reka tubisiringe mu kintu kivuga ngo imitekerereze yanjye ntabwo yahuje n'imitekerereze ye. Reka muhoreshe ijambo rivuga ngo we are not compatible, ntabwo muri guhuza. Noneho wenda ikibazo kikaba kuba umuntu yabibona nyuma, ariko burya iyo washatse ufite imyaka 24 wasanga ari n'abashaka afite 35 ariko atazi kuba yabasha kureba ngavuga ati we yabona umuntu ari umwana mwiza ati nanjye ndi umwana mwiza, kumva ko biri bukuriremo. Cyase wenda yabona asenga n'undi yasenga akavuga ati ubwo twembi dusenga ati buriya birakunda. Wenda reka nsoma aya magambo nanditse hano. Ngiye gusoma ayo magambo amfashe gusobanurira abantu, kuko abantu bose nagerageje kubaza bobo bari close kuri njye, umuntu utagira inshuti nyinshi, ariko ndababaza nti umubyumva mute. Abenshi bagiye bavuga ati oya ihangane mugumane, ariko amahitamo n'ayawe, ariko ku bwacu cyane yuko bari bategereje ko mbabwira ibintu by'ibitangaza wenda yakoze bidasanzwe. Nyine wababwira impamvu bivuga ngo umuntu mu mitekerereze ntiduhuza, akumva iyo mpamvu muzo yigeza yumva ntabwo iyo yumvikana. Ariko reka nsome hano nanditse ndavuga ngo, cyangwa se hari igitabo ndi kwandika nanditsemo aya magambo avuga ngo love is not an emotion, it's an unconscious logic anchored into your precepts, your philosophy, your beliefs, your purpose, and your definitions of life, marriage, and success. If you don't feel successful, no matter how great your achievements are, you are in a wrong marriage. That's hell with an air conditioning. Get out as soon as possible. Ayo ni amagambo mu gihe nciyemo muri Mandela ni wavuze ngo jya sinya ntsindwa ngo ndatsinda cyangwa nkiga. Mu byo rero nabashije kwiga ni nasangiza abantu, ntabifuriza ko bo bazabinyuramo, ahubwo mbifuriza yuko iki ngiki n'ibindi bazakura handi bizabafasha bo kujya mu kintu hariho icyizere cyuzuye rwose ko icyo kizagumaho byiteka. Ntekereza ko nanjye ninongera gushaka aricyo kintu kizakigamijwe, kuvuga ngo noneho hatazigera habaho kongera gushaka undi mugore, nabyo uri kubitegura. Iyo nini Imana yaravuze ngo ntibikwiye yuko umuntu aba wenyine. Ni if clause. Imana yaravuze ngo ntibikwiye ko umuntu aba wenyine. Yaba afite 70 ntibikwiye akaba wenyine. Yaba byamunaniye ntibikwiye kaba wenyine. Ndi umuntu utakicara ngo nemeze yuko ngo nzagumaho gutyo ku myaka 38 n'abana 5. Oya ntago nshaka kubyemeza. Ushobora kumubura, wamubura pe, kuko sindi mwiza ngo mvuge ngo mfite amasoso ya danja. Oya namubura. Simfite ibifaranga ngo mvuge ngo oya namubura. Ubwo ni kugenda ndeba ibintu bituma abantu amahirwe yo kubabona yiyongera, nshobora kuba ntabifite. Ikindi sindi umuntu yahubukiraho ngabwira ati byavamo, mbona ahubwo ari hanyuma ya wa wundi byananiranye ngo mubeshye mubwire ngo urumva ya namugano ya. Nk'urugero marriage nyifata nk'ubwami, muri urwo rugo nkaba ndi umwami, madame akaba umwamikazi, kandi nkaba nshaka ko literally bikorwa nk'uko byaba nyine King Mutabazi Queen ntuza. Ariko hari igihe ushaka umuntu cyangwa se umuntu agwa yagukunze, ariko ugasanga marriage cyangwa uruga rufata nka democracy,
aho yitekereza yuko wenda wowe uri ishyaka riri ku butegetsi wakaba ishyaka rya opposition wowe kuri William Ruto wakaba Odinga donc batavuga rumwe n'ubutegetsi oya opposition n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko n'igihe umudamu none akobera nka rebellion none akobera nk'umutwe ushaka guhirika ubutegetsi so ariko nge numva urugo nk'ubwami so urumva rero ntago nzajya guterura umuntu hariya urutekereza nka democracy umubwire none hatanaje aje kuba opposition aje kuba rebel group icyo gihe hari igihe noneho urwambere waba wararuvuyemo ku neza cyangwa se ntawe uteye undurushyi noneho urwo rwa kabiri rwo rukazazamo na katapura njye ndi umuntu wizerera mu kuvuga ngo mfushije umudamu nashaka undi as soon as possible ntandukanye n'umudamu nashaka undi as soon as possible runaniye nashaka undi as soon as possible apfuye nashaka undi as soon as possible umuhemukiye nawe uko byaba biri kose ndi umuntu wizerera mu kuvuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine so ndi umuntu rero nizera yuko abantu twaba compatible bashobora kuba ari bake mu gihugu wenda ari nka 3 cyangwa 10 ariko nizera ko bahari nizera ko nawe kandi yagira abandi nawe aba compatible nabo kuko nanakubwiye ngo ni n'umuntu uzanamukunda azaze ahubwo mumutakire mbere yuko amushaka mumutakire kuko afite karite nyinshi. None se Mutabazi umaze kingana icyo utekereza kuri iki cyemezo? Imyaka irenga 5. Imyaka irenga 5. Sinakwese ko nyine uragenda ameza ngaye ukagaruka vuga uterekana ibihe twagiye tubona mu buzima bwawe. Ngaho geto ahantu wakodesheje. Ngaho umuntu uje uciye mu kiganiro ngo Mutabazi ngo buriya ngo ntabana n'umugore. Ngo Mutabazi ngo buriya ngo abahana. Harimo ibyo wagiye wiyemerera cyangwa byagiye bigaragara. Sibyo iyo myaka 5. Nakahe gahinda umaze igihe uhangana nako. Ubwiriza abantu ubasezeranya ugaragara imbere yabo nk'umuntu ufite urugo kuko ntabwo ajya gusezeranya umuntu ngo mubwire uti ngewe navuko uyufashe umugahunda ukagenda amezi 3 uwarahuka nuko ahukana ntabwo ari off ntabwo ari vacancy uwarahukanye ubwo wajya kubwira umuntu ugiye gusezeranya uti rero tume iminsi narahukanye ariko nakubwira ko urwawe ruzaba rwiza icyo gihe ntabwo yaba kikwizeye agahinda umaranye muri iyo myaka 5 wahanganye nako gute ubuse ntago umubishop cyangwa apotre yakora business yongwe ntayikora mushiti wanjye ushobora kuyikora igahomba kandi ugasengera abandi kagenda neza kuko ibyacu tubikorera mu mwuka. None se Mutabazi ibintu byacu umuntu yakora business nyinshi ningo nyinshi wazikora ibintu byacu yamo kote ya spiritual na kote y'ibitekerezo ariko tugeze kuri kote y'ibitekerezo tuvuga Bibiliya ikivuga ntago iri kwigisha abantu ko bajya mu ijuru ntago babwira ngo ngiye mperutseyo ngo nkubutseyo. Pastor wabeshya abantu wetamboro hariya muri South Africa ngo yagiye mu ijuru ngafata selfie ngo na Yesu wa ni kwizana rye ryitwa niko ryanditse nusha kujye kuri Google wandikemo ngo pastor urusengero rwo ruherutse gutwarwa gufata n'inkongi y'umuriro. None se nari kumwigita gute ni izina rye bwite pe South African pastor named Mboro nuko yitwa atagira ubiremereza. Kanzome n'akakantu kavuga ngo marriage is love and peace or simply peace through love. Wenda ko twanagane nkana ukanagenda unganisha kuri wigisha ibi Bibiliya nanjye nkavuga nti Bibiliya ivuga ibi urabizi ko ari abantu bahawe ingabire yo kwandika muri comment no kubarura wakoze ikiganiro ati ndakubarura ariko abo nanone uyu munsi urazisoma bihangane kuko Mutabazi suwo wazanaho utwo ngutwo twabwiwe byinshi muri case nyinshi zitandukanye mu buryo butandukanye. Icyaba cyiza ahubwo nuko habaho gusenga no kuvuga ati pole n'ibindi bijyanye n'ibyo ariko nkabona waryanditseho nabwo ni subizayo bene wanyu iri jambo ry'akaramata aho ryaturutse abari Cheetah Magic. Nje nta nubwo ndi gusezeranya abantu nzanamo ijambo akaramata unarizanye mu bintu muri wiza note abantu bari gusoma nkabona waryanditseho nabwo ni subizayo bene wanyu iri jambo ry'akaramata aho ryaturutse
abari designinze aribo bajya barikoresha mu gusezeranya. bavuga kugeza gupfa. Kugeza gupfa. Ibyo uzabana mu bino mu ibyo nujya gusezeranya uzabishyiremo, njye Mutabazi insezeranya simbishyiramo. Kubera iki? Urabazirikanya ngo kugeza gupfa se nicyo Bibiliya ivuga. Reka nsome hano. None se wowe wasezeranye iki kugeza gupfa? Icyo kibazo mbajije kindi kintu cyuko uyu munsi maître wanjye yashyize ikirego cya divorce muri system. Ntekereza ko nanjye ninongera gushaka ari cyo kintu kiza kigamijwe. Kuvuga ngo noneho hatazigera habaho kongera gushaka undi mugore, nabyo uri kubitegura. no iyo nini nshima n'Imana ko n'imanza za gatanya zibera mu muhezo. Icyo ndi buvuge cyo ni kimwe, uwo twabanaga n'umwana mwiza, that's fine, that's true, umwana mwiza byuzuye, ariko tunafite umwana w'amezi 7 abari buzajya muri operation bari kuzakibaza bakajya bashyiraho utubazo. Uwo w'amezi 7 n'uwa 4 yego reba 5 ku mwana wanjye w'imfura afite imyaka 23. Iyo duhagararanye mugera ku rutugu. Umwana wawe w'imfura afite 23, ngiye nkagira 38, namubyeyi mfite 15. Wiki Mwana wanjye w'imfura ni ubwo ni nka murumuna wanjye nako duhagararanye, wenda wabona ko muruta, ariko ngiye mugera ku rutugu kandi wabona ko ntari mugufi. Wa kabiri afite 13 ishyira 4. Icya mbere nimara kubona divorce ndajya kwiga Michigan State University, nige International Relations and Diplomacy, cyakora PhD. Umutungo ntunze manza mufite mufuka hano ni passport na permis, iranga muntu nubwo yo n'ubugena igihugu, nabwo nayo nyishyiremo. Niyo mitungo 3 ntunze. Oya, mitungo 3 ntunze ni ingiye: permis, iranga muntu, ubwo n'ubugena igihugu na passport. Ibindi biri hano. Undi mutungo urimo hano ntago ndawuvunjisha kuri Forex Bureau y'umurimo, had travail, ntago ndawuvunjisha. Yitwa Kabarira Maurice cyangwa se Apotre Mutabazi, benshi niyo mazina ntekereza ko mwamumenyeho, ariko ntaheruka kubona agaragara mu rusengero. Ashobora kuba yarabizinutswe cyangwa we nabyo byaramuzinutswe, ibyo nibyo afitiye uburenganzira. Kaze mu kiganiro cyacu Mutabazi. Murakoze kumikaze. Umeze neza? Ndamahoro, ndashima Imana. N'abantu bakeya ariko nabandi nta rubanza bafiteho. Mu budashima harimo burenganya? Oya, abantu mbashima kubera icyo bakoze. Imana yo niyo gushimwa iminsi yose. Igihugu cyo ni ingobyi duhetse, iteka tugomba guhora tukivuga neza, tukirinda ibyagihungabanya. Ariko kuba washima bakeya nuko ari bo babashije kugira icyo bakora. Muri abo ngabo nta barengana barimo mbese? Oya, abo ntashima wenda ibyo bakoze sinabimenye, cyangwa ibyo bakoze byari bibi. Ngiye buriya rero iyo ukoze ikiza ndagushima, wakora ikibi naba mbifitiye ubushobozi nka kwataka bijyanye n'icyo wankoreye, icyo cyo ni ihame, niko ni by principle nuko mbayeho. Ariko nkagerageza gushyiramo ubwenge, nanone kwatakana ubuswa nabyo ni ikindi kibazo. Iyo umuntu aganira nawe yumva uri umunyabutabire cyane, cyangwa se ukaba muhanga mu bijyanye n'amasomo ya za chimie, physique, amategeko, ibyo bindi byo ndabiza ari bya bindi biri basic n'undi yamenya. Ariko tukibaza kuri iryo zina Apotre Mutabazi, Apotre ko ntaheruka kubona mu rusengero. Wararuzinutswe cyangwa rwarakuzinutswe? Icya mbere nabaye Apotre kuko Imana yampamagaye. Imana ishobora kuguhamagara kubw'icyo ugomba kwikorera runaka cyihariye. Icyo kintu rero iguhamagariye bishobora kumara imyaka runaka, Imana igashima ko ushiftinga cyangwa se uhindura. Noneho rimwe na rimwe rero abantu bo bakizirika ku byo batangiriyemo. By'umwihariko rero nimba insengero zageze aho 2010 kangahe bakadufungira, ngiye bamfungira bwa mbere nese mfata umwanzuro wo kuvuga ngo nzongera gufungura aruko nubatse urusengero rwanjye rwuzuze byose bisabwa, kandi nubakisha amafaranga yanjye ku giti cyanjye kugeza rugeje byose nkizemo sonorisation, soundproof, kira cyeto kuyanjye. Ubu ndavuga ngo bungiye kuyashaka yanjye, noneho nzagaruke mfite ubwo bushobozi. Ariko nanone kuko dukurikiza cyase tujya mu murimo ko yaguhamagaye, icyo gihe none ugisaba
icyerekezo cy'uko ugiye kuyikorera bitandukanye n'uko abantu bari bakumenyereye. Ntabwo gukorera Imana rero kujya muri izi nsengero zubakitse, kuko no muri covid twarayikoreraga kandi nta nsengero zari zifunguye. ubu ngubu uri kuyikorera hehe? Uko byamera kose insengero zimwe ziracyafunguye. Icya kabiri online yo ihora iriho. Icya gatatu burya umurimo w'Imana uba uri muri twebwe. Noneho ikindi ushobora kuwukorera mu buryo bw'umwuka nta muntu mwahuye, warangiza ukaba ushobora no gukora uhuye n'umuntu ariko bitagombeye ko ajya urusengero. Urugero Yesu uzamubona yajyaga akunda kuba ari mu gihiriri cy'abantu, ariko n'izindi nyandiko zigaragaza Yesu ngo ahura n'umusamariyakazi. Ugasanga inkuru ya Yesu n'umusamariyakazi inazwi kurenza ariko umusozi wa Elayono. Bigaragaza yuko umukozi w'Imana umuntu ashobora gusura iwawe ukamufasha, kandi ikigomba kubakwa kikubakika. Nkuko nanone umukozi w'Imana nawe ushobora kujya gusura umuntu, icyo ugomba kumufasha ukakimufasha. Wamusanga muri shiki mu iduka rye, nimba kuko impano y'Imana iri muri wowe n'umuhamagaro w'Imana uri muri wowe ukamufasha. Agiye no kwiyongeraho ikindi kintu cy'uko uyu munsi metre wanjye yashyize ikirego cya divorce muri system. Abanyarwanda ukuntu mbazi ntago ejo mu gito Abanyarwanda bubaritse ngo metere umunyamategeko wanjye yashyize ikirego gisaba gatanya muri system y'ubucamanza. ingingo turafite ibiganiro birambuye. Banzuma igisubizo ku byo nakubajije. Kuvuga wazinutswe iby'insengero ntago nabizinutswe. Kugeza igihe uzubakira urwawe nibwo uzagaruka. Ariko muzabandi mu mahanga ndatumirwa nkakora umurimo w'Imana kandi nkagubwa neza. Ariko ukuntu wenda insengero ntabwo ariho donc ukuntu ngihamagarwa nashobora kuba ndi bubwirize mu nsengero 3 ku munsi, gasanga hano wagiyeyo saa 5 ujya ku ruhimbi, ukirangiza uyitse ubabwira uti mu myihangane ngende Remera ujyayo ujyayo. Ntago nyikorera muri uwo murongo, ndetse ntekereza ko nta n'ugikora muri uwo murongo ngo bimukundire, kuko udututi twaragabanyutse. N'abadusigaranye badukomeyeho ku rwego rukomeye cyane, badukomeyeho pe. Umuntu ajya kuguha agatuti ubona rwose oya ubona bikomeye. Nta nubwo abatujyara uko badukwiriye kurenza batatujyaho. Biterwa na close relationship muba mufitanye, kuko urumva nshaka kuvuga wenda ugatekereza muri za Anglikane na za ADPR zo ni amadini manini, ariko ndivuga zino churches reka mvuga aho nisangaga cyane. Icyo twita born again churches, born again Christian churches, ano matorero y'ububyutse cyangwa se no bakunda kwita ama churches mu mvugo tuzi. Usanga iyo umuntu akwizeye ufite imico mibi cyangwa ingeso mbi cyangwa se imyumvire mibi, ushobora kumusenyera umurimo. Byatumaga rero abantu bigengeserana mbere hose, noneho aho zisigariye ari nkeya rero babikomeraho cyane. Zabwiriza umuntu ufite brand nyine iyo abaye make harirwa imfizi. By'umwihariko iyo umuntu afite brand ntagaba yarazwe ishinga no kuguhirika. Abahirika nyine ni babandi badafite ahagaze, noneho wamuha uruhimbi, yabona abantu 10 bawe babakire bamufashe nimero ye bamuhamagaye, agahita ababwira ati ariko burana ntago mwamfondera akantu hano ku ruhande ko ndusha n'amavuta umushumba wanyu. So ukabona yuko wa muntu ufite brand isaraza asenya ibintu by'iwawe ngo bigende biteze. So urumva ko abasanzwe afite ibintu nawe ahagazemo. Ni nko kwakira umuntu uturutse muri Amerika, none se yagusenyera itorero ngo bigende bite? Ko nyine ejo ari bufata indege asubira iwabo. Icyo gihe rero usanga ni nayo mpamvu usanga wenda n'urugero umuntu yaje muri VWT kumuha agatuti birora ko arabatse. Umuntu ufite VWT ntago arajya mu nduruburizo vuga ngo antwara abakristo batanu. Asanga ufite wenda n'akazi yikorera. Wenda kandi nimuha n'agatuti ashobora no gushyira mu kibo cy'ituro 200 cyangwa 300 ko aranayafite. So nuvuga ngo ntago yansenyera ibintu, reka duhere no kuri cyo uvuga ngo ntiyansenyera ibintu kubera ko nta nyunga bifitemo. Senda kubwira ngo iki, hari ijambo abantu babeshyiramo abandi ngo abakozi b'Imana b'ukuri ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo iriya ntago ari soya sorogoma yise babavuga, ntago ari za mbuto z'umwuka ngo imbuto z'umwuka ngo gukiranuka ngo n'amahoro ngo n'ibyishimo. Oya umuntu aba ari umuhanuzi mwiza ry'abana, kandi ari umuhanuzi mwiza, ndetse n'Imana imwemera. Waba uri umunyamwuka wanayibazika kubwira iti ndamwemera, ariko ntibikuye ko akora ari icyaha, sinuko Imana ishigikiye ibyo byaha akora. Mose usari umuntu ufite amafuta arenze ya Mose dufite muri Kigali. Mose yari yararongoye umunyamahanga kandi icyo gihe byari bibujijwe, ndetse banabimuvugaho.
baravuga ngo Miriam na Aroni baravuga ngo Mose yarongoye umunyamahanga yari yarongoye umunyetiyopiyakazi. Miriam ahita asesha ibibembe bamusora mu ngando. Noneho ukabona Miriam uvuze ibyo yavuze byari ukuri, ariko niwe ugiye ko urubanza n'ibibembe. So mu byukuri abantu bakwiye kubigendamo gake. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo tugomba gusenga Imana tukagera ku rwego ubona umukobwa mwiza pe ukabona ko ari mwiza, ari muri mwenyine ahantu muri mukaba muri mwenyine, yewe uri no mu gihugu cy'amahanga nta muntu ukureba ngo yakuvuga, nta wagukamera pe, ariko ukumva muri wowe umeze nk'uko Mutabazi mba ameze yo ndeba byeri, kuko sinyinywa kuva navuka. Nuwanga iyo nyireba rero sinyireba ngo numva icyaka ngo kinzamutsemo, ariko dutunze abantu uyu munsi. Ukareba umukobwa mwiza cyane ukamera nk'aho Imana igomba kutugeza. Aho ni Imana igomba kutugeza. Aho ni Imana igomba kutugeza. Naho nimba umureba ukumva byakome mu ipantaro, ariko ukarwana ngo ngo ndi mutumishi, ubwo se babyumva gute? Ugatajya gukebaguza ngo nta kamera iri hafa. Yawa ntago aho ngaho ntago ariho agakiza katuganisha. Oya. Nje nkunda no kubwira abantu nkababwira nuko nabibwira abantu bakagira ngo ndi kubagumurira kujya mu byaha. Ndabwira ngo ngewe rwose numva umubiri wanshyuhanye 2-3 cyumweru namuritura. No, ndashaka Yesu utuma umubiri udashyuha, namureba nkabona ni mwiza ariko bikarangiriraho. Donc nuvuga ngo nimba umuntu agifite icyaka, Bibiliya ivuga ngo umunyabyaha agotomera ibyaha nk'ugotomera amazi. Nimba ugifite icyaka cyo gukora ibibi, agakiza kawe karimo ikibazo, kuko uyibereye mu idini. Christianity is not a religion, it's a relationship. Nubusabano ugirana n'Imana. Niyo mpamvu ntajya nkunda kubwira umuntu ngo wabiretse, ngo waretse ibintu bya waretse za buri munsi. Nge ntago njya nkunda kuzigira. Niko kenshi ibyo tubwira abantu ngo babireke twebwe biba byaratunaniye. Nge ndakubwira ngo waretse ahubwo tukagirana ubusabane n'Imana buruseho. Ariko hirya kubwira ngo tugire ubusabane n'Imana buruseho, kukubwira ngo don't do this, don't do that. Nimba muri wowe ufitemo ubushyuhe bwinshi cyangwa se inyota nyinshi yo gukora icyo kintu, hari abantu bajya bavuga ngo Mutabazi ngo ndatukana ngaho Yesu yabwiye abantu ngo bagende babwire Herode ngo mugende mubwire iyo ngunzu. Nta n'umuntu ndita ingunzu muri kuri media kandi wasanga zihari, ahubwo ni ikintu nacyo mu kitegaro nzabwira ngo wangunzu. Ikindi se navuze ngo kanaka nibandi nibye sha ntago nge ntukana. Paulo yaravuze mu Bifilipi bice 3:2 aravuga ngo mwirinde izo mbwa, mwirinde abakeba gukeba kubi. Abakeba gukeba kubi no kwisiramuza nabi. Yego gukeba kubi, gukeba no kwisiramu by the way. Ariko icyo gihe yari afite ikindi ari kuvuga, aravuga ngo kuko twebwe dukeba gukeba kwiza, gukebwa ko mu mutima. Ariko urumva rero yakuvurikaje ijambo rivuga ngo mwirinde izo mbwa. Uhereko iryo jambo nayimerutse kurikoresha, hari abantu bari kuma ikiganiro bavuga ati aba bantu ko bari kuvanga ama video y'umuntu ngo barayadarapa. Ndavuga aha hantu aba bantu barengereye mwirinde izo mbwa. Ntago icyo gicyo navuga ngo umukozi w'Imana ngo natuge none se nimba umuntu ari kuvuga ko kuri privacy ya mugenzi we, nimba umuntu ari kuvuga kuri privacy ya mugenzi we, mwisi y'umwuka mwita iki? Nese mwita umugabo, mwita igitangaza se? None ariko biza kubwira abantu babwira ngo nimba ntaragutuka nibirenze imbwa n'ingunzu, wenda byo Paulo yavuze cyangwa ibyo Yesu yavuze ngo ingunzu, Paulo akavuga ngo imbwa. Sina nakwita ibandi kuko ibyo nukuvuga ibyo wakoze, none ntago ibyo bari ari kugira. Kuba nkabwira uwo muntu ngo nimba ntaragutuka nuko ntabyiyumvamo. Je ntago nabyiyumvamo ngo ndeke kubikora ngo kuko nsanzwe nitwa umukozi w'Imana. Tugomba kugira Yesu muri twebwe utuma twiyumvamo ibyiza, tukabikora kuko ari byo turi kwiyumvamo. Ntitubikore kuko tuvuga ngo tutabikoze twahanwa, ngo tubikoze ngo oya. Ntago twakabaye tugira ubukristo bwo gukorera ku jisho. Ariko rero nta nubwo twakabaye tugira ubukristo bwuzuyemo ibyaha, buhoramo inyota y'ibyaha. Aho hantu ho abarimo n'ikibazo gikomeye cyane. Ntago ikibazo ari kuvuga ngo umukozi w'Imana ari umwana, ahubwo ikibazo umaze kumurya umvishe ushyugumbwe nejo wakongera, bese urumva warira. Nuvuga ngo umuntu w'Imana urimo Imana iyo akoze icyaha yumva kimucira urubanza.
iryo jambo Paulo yaribwiye Timoteyo aramubwira ngo harimo abantu ngo bameze ngo nk'inkuge zitobotse ngo kubyo by'agakiza, ngo harimo Humenayo na Alexander ngo bameze nk'inkuge zitobotse ku by'agakiza. ngo umutima wo kwihana, ngo umutima wacira urubanza ngo ntago bakiwugira, niko Paulo yabwiye Timoteyo. Iyo ugeze ku rwego utakigira umutima ugucira urubanza, uba umeze nk'inkuge itobotse ku by'agakiza, kandi ibyo bintu bishobora kugusunikira ku miryango ya Gehenomu. Mbonye yaravuze ngo yaraye ku marembo y'ijuru, nawe aho ngaho burye uraye ku marembo ya Gehenomu. Ubwo rero nakifuriza abantu kuba ku marembo y'ijuru kurenza ko bakomeza kuba ku marembo ya Gehenomu, ariko ntibisobanuye yuko wakoze icyaha wese. oya. Ikindi bino bintu byo kubwiriza umuntu umupompamo ngo hinduka wibikora hagarika, noneho arakomeza akabikora akongera amayeri yo gukwepa. Arakomeza akabikora ariko kubijyanye no kuba yahisha ibimenyetso, ugasanga ni umuhanga wibanziriza akanikurikira. Ariko si uko guko twakabaye. Twari dukwiye kugira wa mutima wari muri Kristo, kugira umutima w'Imana muri wowe. Ikintu ntugikore kuko nyine kitakurimo. Ndeka mvuge gutya, ukaba wari umuntu ukunda ibyeri, sinzi impamvu abanyarwanda bamaze kubyemeza no mu maklipe bakavuga ko uyikunda buyaka. Nyine ubwo bamubrandinze nk'umuntu uyemera ku rwego rurenze. Ariko nge nzi n'abandi bazemera bya hatari, ku buryo duhuye ari akantu ushaka kumudiringa. Mu byanditswe bivuga ko kugira ngo tuganire neza, banzi ko ndabanza nkayimwishyurira. Mu byanditswe se bitagatifu avuga ko ari ubuzima ku muntu yinyoye mu rugero. Ngewe icyo nzi ni kimwe, nuko mu migani 30 nyina w'umwami Ramuweli yaramubwiye ngo Ramuweli we ngo ntibikwiye ko umwami anywa inzoga, ngo ntibikwiye ko ibikomangoma binywa vino, ngo ujye ureka urwo rushungano kibaruhe ubabaye mu mutima. Hagize umuntu ubabaye mu mutima, sinakubwiye yuko ntangiye process ya divorce. Nese urabona mbabaye, uriko mvuga wigeze undi textingamo cyase na off mic wigeze umuntu amagahinda. Iyo twuzuye umwuka wera, ibyo abandi bacamo bakagira umubabaro wo mu mutima, tubicamo dufite umunezero, twumva ngo bajyaga babakura uruhu. Dutangire duserebure se? Ntago mvuze ngo duserebure, nta nicyo guserebura gihari. Oya, tubiganireho. Nuko wenda udafite impano ya therapist, ariko tubiganireho. Ubuzima reka twirinde celebration cyubahe. Umuzanira amazi, ntimumuzanira inzoga kuko twatugiye guserebura. Sibyo? Bazana amazi ashyushye. Nge rero mu myizerere yanjye ndavuga ngo ashyushye cyangwa akonje. Amazi akonje. Ko dushobora kuzana ikinyobwa cya celebration ukababara. Yani bazana amazi. Urumva? Nyina w'umwami Ramuweli yaramubwiye ngo umwami ntakwiye kunywa inzoga, igikomangoma ntago kikwiye kunywa vino. By'umwihariko none iyo kiri mu nshingano. Hari abahungu ba YouTube bakunda kunkoresha ibiganiro ari gusoma kuri Mitsinya base. Ntiwanategereje mbanze nangize ikiganiro, basi wenda nuza gukoresha Jackie abari bwo ukurura uwo muzigo. Abari gukurura uwo muzigo. Urumva? Nje rero Bibiri kambwira ngo turabami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Bityo rero kandi ikindi buriya mu isezerano rya kera Yesu yanywaga inzoga. Icyo cyo kibanze kibekiriye. Yesu yanywaga inzoga. Ni nayo mpamvu bamwitaga ngo ni inshuti y'abakoresha bikoro, ngakaba n'ikirura cy'umunywi inzoga. Ntago bahimbaga. Guhimba bije uyu munsi YouTube izaje. Babimuvugaga, cyokoze barakabyaga. Yanywaga inzoga ariko ntiyasindaga. Cyokoze yagendaga n'abasinzi, cyase yatsuraganaga n'abasinzi. Rero kuva azinywa akabasura abasinzi baza kayo, buriya nawe n'umusinzi. Niba mverega agera mu bukwe bw'Ikana yarebye igikenewe. Ariko kiriya gihe umutambyi ntago yari yemerewe kunywa inzoga mu gihe cye cy'ubutambyi. Ariko mu kindi gihe yarayinywaga. Ahubwo abandi bantu batanywaga inzoga nabo abahungu abo mu muryango wa Rekabu, bene Rekabu bari barabirahiye sekuru ko batazigera banywa inzoga. Abandi batanywaga inzoga n'abanaziri. Ntago banywaga inzoga, ariko uretse kunywa inzoga ntago cyo gihe bahita bivuga ngo natwe turabanaziri. Nta n'icyuma cyogosha cyabageraga ku mutwe kudashyiraho dread. Ariko uyu munsi umuntu aretse inzoga akanajyana dread mu rusengero bamusohora. Siko kuri? So aho ngaho rero tujye tureka ko mixing ibintu. Ariko ngewe nk'umutambyi uri mu gihe cyanjye cy'ubutambyi mu isi y'umwuka, ntago nanywa inzoga. Kabiri, nyifitiye icyaka wenda nayinywa. None siko nta n'icyaka cyayo mba mfite.
mba numva reka mwereke nk'urugero umuntu anyweye kese ya mitsingi nje nkazamura isengesho iminota 30 abantu bari kuturebera ku ruhande bapimisha ijisho babona nasinze kumurusha iyo ndi mu bihe byo gusenga mba mfite presiyo irenze mba mfite presiyo yapfumura igikuta none se ubwo icyo gihe rakenera presiyo hejuru y'indi mwuka wera ubwe ni bure ni presiyo ni byose kuba mufite bino bavuga ngo abantu bafite agahinda gakabije wapi nese iki kirego cyagema zirubwa no I'm like this ndanezerewe nta kibazo sinezerewe ibyabaye ariko ntago mu mutima harimo agahinda cyane bavuga ngo bafite agahinda gakabije introduction mumaze iminsi mubona Apotre Mutabazi mwahuriye nawe mu bihe bitandukanye mwahuriye mu bukwe mwahuriye mu rusengero muhurira muri hoteli akunda kuvuga Marriott cyane mwahuriye kuri Marriott n'ahandi hatandukanye cyangwa se wamubonye yicaye muri benzi ye